Asha. Madamu. Wambabira ukareka kunkurikiraho kuko mbabarira. Kubahani. Ngwino. Reka njye ntabwo ngiye nshaka gusubira mu nzu ngiye ubuntu kuri kw'Imana ntabwo ngiye gupfa ngiye kabisa amasane yose uri gutekereza cyangwa uri gutekereza ubugize cy'urawe bavuga ati reka negere mu cyaro shase wakanyagwe nari kubigenzana zamuke rero nahuteye na Gahima umva birandinze byishimo birandire ko mashagereza nimbi yego shanga umusatsi ugarwa yasuwe cyasho ko umva ariko nyine nagakubereka ko nyine ngeze impungenge nyine awazi ya buriya yarabibonye nawe yegaga ariko ngo harahajya abagabo nuko se bite cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. amakuru rero ukuntu wasuwe nakuru bwose akoze ko wiyemeje neza kutazanya ngicyo nacyo oya birana naraganiraga ni Christian gusura byenze gute yaraje ni cyaje uzindi kujya mu kazi yaraje aransura turaganira umwana mwisura mpungazi kuganira turaganira nyine bisanzwe ndanamwakira arangije arataha tumva ari sawa asha Christian ntari biryiwe none se ubu wese bite ariko ni sawa meze neza maze bise nambaye kagakanzu kanya nyambo yampaye Nare kugashara hose narabavu yanze. Urabuzwa nawe reka gakuremo batazanyirogereshwe. Urabuzwa niki? Ubusuri kumva nyine nyuma yuko nyine umutwara agarutse nyine nawe uvuye mu cyaro. Ncececeda. Urahuri uraseka naga ari ibyo binzanye mama niyo. Ahubwo se kutishimye nyine. Ntago ari ibyo binzanye. Gahima yaraje Imana ihabwa icyubahiro mu cyaro iyo mvuye byagenze neza Imana ishimwe. Ariko rero ari cyo kubwira mama niyo nshaka ibyo bintu by'amasoni byawe bigabanye pe bivuga ngo bagomba kuba ku rugo nta bishita nese ndakwe ngo muzamuganiriza agiye gusambana hanze ase nzamubwa kujojo yego ndejide ubona ko ari mwiza bitewe no kumwiyumvamo ariko ejide afite yanite buri uramutse ufite Christian nta kintu wabuhombye izira stress za ejide kuba yagiye kwa neti yavuyeyo gutya zira stress zo kuzunguruka uko abonye waba uzivuyemo nawe ukaba concentrate ku buzima bwawe sakwibireke ibyo bikako ejide na neti ntabwo bigeze basezera nuko buryo uhora uvuga bikarangira ubirwariyemo nyamara nushaka utekereze kure urebe icyo wakuramo nyine urebe bigufitiye inyungu kuko Christian kuko cyo unshishikariza Christian kuki utigeze unshishikariza ejide nuko twe ejide ari ugutesha umutwe ejide sinagushiramo ngo nagumane ngo soso wenyine ngo wumve ko soso namukunze agira ari uzajya ubashyira ari uzajya unzanira no wanamubaza wamuganiza uti se byagenze neza wenda wakumva nta kintu yiziye ukaba washaka umuntu nyine umuteza akamuganiriza cyari nyitereye isoni rwose nkubeze nabona mbihera umwana wanjye nabyaye nkamujya imbere nkajya kuvuga ayo mateshwa none se nasenya nyambo nagaruka mu rugo niyo rakagaruka nga mu rugo nibyo bizaba ari byiza bibereye noneho no kugaruka se birimo none se yajyanywe n'iki yagiye kubaka urugo rwe ngo ntakiri umuhungu wa mama bivuga ngo agomba kumenya inshingano zose zo mu rugo umugabo utashoboye kubaka urugo nyine bamwita ikigwari bamwita ikigori bamwita umuntu udashoboye rero tugomba kwifatirana mu maguru mashya niyo arakamenya icyo gukora
niyori ngo bagera mu buriri nyambo yanamukozaho mu buriri gutya yamugira ngo agiye kumupfumbata ngo agaseka isaha igashira ngo ari kumukira igitanga ari kumutera mu cyokere mbese nta kintu na kimwe yiziye wumve ngo nta na kimwe ngo yabwiye ngo hari igihe bigeze kugera mu cyumba ngo bagiye kuryama ngo nyamba agiye gukuramo imyenda ngo baryame ngo nyamba aramuga ngo wibeshye wambara ubusa ngo wambara imyenda vuba ngo uryamane imyenda nyamba ati base reka duhindure twambara utwenda tworoshye ngo ujye ngo uryama ngo uryama ngabazimije amatara ntiwamugire we ngo akuremo imyenda ngo batamurungura urumva wowe ari umugabo koko ese nta kuntu nasenga Imana nyine ngo kabira akagera akamwigisha nta kintu mvuze yego wasenga ariko ukanakora Imana ikorera mu bantu senga ariko nareba umuntu wajya kubaganiriza ahubwo se buriya ibintu ariko ibyo byo kuvuga ngo kubera ko ari nyine wowe abitakunze ngo ariko urumva uzanenga ushaka abandi ejide bantu. urumva ushaka ejide urumva ushaka no kumusharinga kwitubireke ibyo bintu twabiganiyeho kandi ariko bihagije. so turimo turaganira sinzi impamvu umuntu ushaka kubirakariramo turi ntabwo ndi kubirakariramo nyine turi kuganira nanjye ndi kugusobanura uko niyumva. ukunda ejide nta muntu utabizi ariko se ejide waragukunda nko kumukunda okay basi tubireke ejide aragukunda nkuko ndigana nubwo ntago ari itegeko ngo niba ukunda umuntu nawe agukunda kuba ukunda umuntu byonyine birahagije rero ntuzongere kandi kuba urwara cyangwa se ngo ugire agahinda ngo ejide bimenye yuko ejide utamufite uzajya umubona nyine nk'umuntu noneho kubera ko ntamufite ugiye kujya uca ku muhanda unzanira umuntu no yari umukiriya uzajya utinda mu kazi kawe umunsi wajya wakira abantu shanse haragize uvuga gake usakuza ukagira ngo cyangwa ukundi urashaka iki se ariko mubonye buretse gatoya uracyaba mu rugo uracyategereza mama wateke azana ibiryo agushyiriye hariya bakogereza inkweto bagukuropera bagukora ibintu byose ukumva ibyo byakugira umugabo madamu wambabira ukareka kunkurikiraho kuko mbabarira kubahani ngwino reka njye ntabwo ngiye nshaka gusubira mu nzu ngiye buntu ukuri kw'Imana ntabwo ngiye gupfa ngiye kabisa amasahane yose uri gutekereza cyangwa wowe uri gutekereza wirukanse ujyayo ngaho umunwa njya kurwara ibyimba ngaho nuko wareshaga ngaho umunwa wabaye umunwa ubu ngubu naje sheri wanjye turiruka ubu twiteza abantu twirukanka mu muhanda wose shaho hanyuma kugira ngo twiteze abantu wandetse mureke mu bintu naje gushaka ndi umugabo ndashaka iposho mu bintu naje nanjye njya nguha iposho nanjye nshaka iposho nayiguha kujya njya ngugurira amasanga ingana gutya yose oya twubahane ntabwo ari wari ufite induru mu minsi yashize ngo ntakigera cyane ariko nanone nawe ntabwo mu byo nasabaga ntabwo nasabaga aya masaha yose wasabaga iki ese undi waba uzi ukuntu umerewe ubu ngubu cyane nabyoze umerewe ute mama ngiye nko gupfa wari uri ariko tugende ntacyo ndagira abiri ni ngo gukira abiri umva rero mubwirije wanjye hari ubwo turashwana mbabarira ntuneshe umutwe pe tugiye kubipfa pe reba watutubikanye ibyoya byakurengera uri ku kihe kirakase ubundi shaka ibindi bintu mpanga bitwaye ntabwo uri bimutunga namubonye umva rero ushaka mubwire niba ushaka kuba umuntu w'umugabo urumva shaka ukuntu wava iwanyu nta muntu w'imyaka 25-30 usesera mu bintu by'iwabo mu rugo asaba buri kantu kose wamenya ubuzima bucangana gute nibyo ngomba kuhava ngomba kugerageza si ubundi ugira inshuti banze ifite zisanzwe ariko ziraho nani urataka jisho ngo utari ku nguyu wenda Imana ifashije twakomezanye anko buriya rero ibintu nyine by'abakobwa nka kuriya nyine umuntu agenda areba akongera akabona hari ibitagenda neza akongera hari abo nyine umuntu aba agenda areba ariko ntawe nyine turagerana kuri iyo ngingo ku buryo ntaza ngo umuperezante cyangwa uruviri rwararyamye oya ku buzima ho ndi muzima ushobora gusanga intama yaragusimbutse tukaba twasa
Ariko uracyasetsa rwose nari mukumbuye. Metwe ubwo utangiye kunyuza ku ruhande rero. Nyibwirira wowe warahisemo numve niba hari na gahunda ufite. Sindamubona. Ku buryo ukora aya masaha yose. Uri guhangana ngiye gusazwa n'umugore nishakiye. Ndetse ubundi nkabaza hano uri gushaka kunyemeza, uri gushaka kugira ute? Ngiye nshaka kumenya. Uragabanya amasaha cyane nayo ugabanya. Ntacyo. Imwe n'iminota 59 n'amasaha 49. Nabyo ni byinshi mu minota. Kandi ninsubira kuri ibiri nabwo birabikibazo. Ariko mwagiye wumvikana unshaka hagati wowe. Hagati yahe naho nshoboye. Ibiri nago nishoboye nakikumarira. Ariko iyo nshoboye ni isaha n'igice by'ubuzi. Viens. Ndagukubita. Ngamenye kubita umugore nishaki canga tuje ko byo dukora. Tugende. Hejuru yo kunkubita bingana gutyo ushana kunkubita n'inshise. Sheri ndekura. Banzu ngewe umbwiye ko ibintu utazabyongera. Nanjye ntabwo nzi ukuntu bimeze no kwimana. Ni ikibazo nanjye ntabwo nzi ukuntu biri kugenda. Ntabwo nzi ukuntu biri kugenda se wari kubikora. Ni gute se ko ndi kwibona yabize se wabaye iki? Meruka nyensenga Imana nyibwira ngo basinga ireke kunkoza isoni nyine ngira umuntu w'umugabo. Wenda abona Imana iri kunsubiza. Imana ariyo yaguhese bisabingana gutya mbabarira. Kwamwita ni marinde. Farukunda kubeshya ntumbeshye. Ubu nabeshya no mafaranga. Se muguri irindazi. Ibyindazi byose shaka sinakigurira. Vore naguri kombeshya. Mukuru wa niyo ari mu nda ya se na nyina. Uyu myaka niyo yaramaze ari wenyine tusikari ikinege afite umuntu bavugana. Mbere Imana nanjye numiwe. Niyo yaramaje kubimbwira njango nayo. None mbibwi kobwa ni mwiza. Ntabwo nabeshya pe. Ni mwiza afite n'imico myiza nkurikije iminsi tumaze kuganira uko mubona uko mwumva afite igisabo cy'umutima. Gusa ntabwo ndamenya uko yabyakira kubigenza gake ariko bikunze rwose nahita nshaka nanjye bibuzima ndaburambiwe rega ndaburambiwe. None se uko wamubonye ubona yakubira umugore pe ni mwiza aratuje. Tuve mu bwiza ibyo warabibonye byararangiye. Ubu ni ushize agatima cyangwa uracyari mu ndoroburi? Oya undi muri process yo kugira ngo mwiyegereze neza nzarikocore. Narashimye pe nabonye yambera umugore. Ceceka komereza. Ikindi kandi ukanyemerera ko ngiye kujyana injire mu nukuri unanyemere ngiye kumara iminsi ntabyo nkorera kuko iminsi meze nabi. Iminsi yahe ahubwo ukajya ushaka amazi akonje. Niba uri bugiye kugura firigo niba uri bukora iki ntago mbizi kuko shida uvuze uramara iminsi ntabyo ukora. Cano Chiri uno hagiye gukora katewushi. Nyine mva ngubwire niki bazi banzonira amazi imwe pe kuko basi nuzemo gakeya. Ni amazi yo ku ariko cyo gora nimwe n'igiciro ndi uyumva sha ntabwo ugiye gupfuza basi. Kwa kunywa yangaye changa niyo ri papa divine. Sa